Dore impamvu eshanu zikomeye zo gusenga mu gitondo Bibiliya itwigisha. Ese nawe uhora wumva bakubwira ngo nubyuka usenge, ukagira bati ese waje usenze? Mujye musenga mu gitondo, mu matorero menshi barabitubwira, mu makiriziya n'abisilamu ndakeka mu gitondo basari nyine ugasenga nyine Imana. Buri mu gitondo nyine ngo ni ngombwa gusenga mu gitondo usenge. Se bundi kuki gusenga nyine buri munsi babitubwira kenshi? Rebundi Bibiliya yo ibivugaho iki? Reka uno munsi tubane twumve ikintu Bibiliya ibivugaho, twumve suni no kuba iki Bibiliya yitubwira gusenga buri munsi. Reka tugende n'ibi bintu bitanu nk'impamvu nyamukuru zagatumye buri munsi usenga mu gitondo, buri uko ubyutse ukwiye gusenga. Ikintu cya mbere, gusenga mu gitondo bitumarira cyangwa mu gitondo kibyuka, gutangirira umunsi ku Mana. Nta kintu cyiza nko gutangira umunsi uri kumwe n'Imana yawe, kandi nyine wumva ko uyitungiye ibyo uri bukore uwo munsi byose, wumva ko ibintu byose uri kumwe n'Imana. Nta muntu n'umwe utakishimira gutangirana n'Imana, kuko murabizi buri gihe muhuye n'ibibi ko Imana idufashe, Imana iturinde. Mana we, murabizi nyine akenshi iyo uhuye n'ikintu uhita witabaza Imana. Gusenga mu gitondo bituma dutangira umunsi twiyegereza Imana. Shyira Imana imbere inzira zawe, Imana kandi izakuyobora. Shyira Imana imbere inzira zawe, Imana kandi izakuyobora. Ibyo byanditse mu Migani igice cya 3 umurongo wa 6. Shyira Imana imbere inzira zawe zose, Imana kandi nayo izakuyobora. Ubwo urumva ntabwo uri bushyire ntabwo wafata inzira zawe wizishyira imbere y'Imana saa 10 nyine mu gihe n'ubundi warangije kugenda ari ingendo wakoze. Uruzishyira imbere ingendo uri bukuru uwo munsi nta na rumwe urakora. Niyo mpamvu Imigani igice cya 3 umurongo wa 6 batubwira ngo shyira Imana imbere inzira zawe zose, inzira zawe, Imana nayo izakuyobora. Icyo kintu cyari icya mbere, gutangirira umunsi ku Mana. Niyo mpamvu mu Migani hatubwiye ngo Imana shyira inzira zawe zose uzishyire imbere izakuyobora. Reka tujye ku cya kabiri. Ku cya kabiri, kongera imbaraga z'umwuka. Urabizi ko iyo turi gusenga niho twungukira umwuka kandi tuba tuvuga si uyu nguyu uvuga ngo umwuka ikiguhuza n'Imana. Imana ntabwo uzayifata ngo murebane gutya. Ntabwo turi mu gihe cya Adamu na Eva. Adamu na Eva yarayibonaga kuko bari bataracumura, ariko twebwe turahura nayo ku mwuka. Wowe twamaze kwiyandurisha ibyaha, kandi Imana ntabwo ikeneye kwiyandurisha ibyaha byacu. Yoyo irahura natwe mu mwuka. Niba utabashije guhura nayo mu mwuka kandi nta handi mwahurira, ubwo ndakeka niwo ukiri no guhomba. Reka twumve icyo babivugaho. Umubiri ushobora kuba uruhijwe, ariko gusenga bitanga imbaraga z'umwuka. Sibyo? Imbaraga z'umwuka mu gihe wumva nyine Imana uyizeye n'ibikugerageza byose. Reka twumve hano. Yesu yagiriye inama abigishwa be i Getsemani. Umwuka uhamye ariko umubiri uruhijwe. Hano ni muri Matayo 26 umurongo wa 41. Yesu yagiriye inama. Ubwo urumva niba ushaka umubiri uhamye nuko uri kumwe n'Imana. Umubiri niyo waba unaniwe uvuga ati ibyo nirirwamo birananiye, ariko abapasiteri n'abaki bose mujye mumfasha. Ariko wowe niba mu mwuka wumva Imana muri kumwe, nta kintu cyaguhangara kuri uwo munsi. Icyo kintu cyari cya kabiri, ko bikongerera imbaraga z'umwuka. Twahereye ku cya mbere, gutangira umunsi ku Mana. Cya kabiri, kongera imbaraga z'umwuka. Reka tujye ku cya gatatu, kugena intego y'umunsi.
gusenga mu gitondo bituma ugena intego y'umunsi. Nusenga uravuga ibikorwa ugiye gukora. Ushobora gukeka niba usenga nabi, ariko umuntu usenga bya nyabyo, niba ubyutse ugiye mu kazi urasenga ngo Imana undifashe muri ibi, nze kugera kuri ibi mu kazi ngiyemo, nze kubona ibi ngibi, Mana undinde sinze guhura n'iki, ingendo ngiye gukora izindi. Ukaza kugira focus mu gihe uri gusenga. Niyo uri gusenga Imana iza kukubashisha kuyobora bya bintu byose, kuza kugera kuri bya bintu byose. Reka twumve icyo noneho bivugaho, noneho twumve n'ahantu ushobora kubisanga bivuga ko kugena intego y'umunsi. Gusenga bituma gusenga bituma dusaba Imana ubwenge bwo gufata ibyemezo byiza. Urumva niba kugena intego y'umunsi bituma uza gusaba Imana ikaguha ubwenge nibwo buri kubashisha gukora bya bikorwa biri usaba. Gusaba kandi musabe kandi muzahabwa, mushake kandi muzabona. Ibi ngibi byanditse ndabona umurongo wawo utagize neza ntari kubona, ariko nabyo byanditse muri Bibiliya, musabe kandi muzahabwa, kuko uyu murongo ntabwo ari ubwa mbere mwumvishe. Ariko mukwiye nyine gusenga muri gitondo, buri kubyutse ukabashishwa ukwiye gusenga, ugasaba nyine ibintu byose by'uwo munsi, kuko iri bugutume intego z'uwo munsi muzigeraho kandi munatsinde uwo munsi. Reka tujye ku cya kane, kugumana amahoro n'intege. Kugumana amahoro n'icyizere. Iyo uri gusenga wumva nyine ubohotse, abo waraye urakariye, abaraye batagushubije, niba uri umucuruzi, abakwambuye, abagize ute, bituma wumva ugira umutima ubohotse, ukiha amahoro muri yo, ukigira icyizere ko ari buzana kwishyura, niba ari abantu bakwambuye, niba ari iki, nyine ukumva ugaruye icyizere, ukumva ugaruye imbaraga, ukumva ugaruye amahoro, ukumva urababariye. Gusenga nibyo byonyine bituma umuntu abasha kuruhuka. Gusenga bituma umutima wacu uhorana amahoro nubwo hari ibigeragezo. Nyine nusenga ibigeragezo byose uzabitsinda. Amahoro y'Imana aregereje, ubwenge bwose azarinda imitima yanyu n'ibigeragezo byanyu. Abafilipi, ibyo byanditse mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 7. Amahoro y'Imana aregereje, ubwenge bwose azarinda imitima yanyu n'ibitekerezo byanyu. Urumva nusenga ibintu byose uzayibwira, azarinda Imana iri burinde umutima wawe, ise kurinda n'ibitekerezo byawe. Ibyo uri bubisange mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 7, biri bugufashe kuba ugumana n'Imana uwo munsi, igwongerera ubwenge, kurindira ibitekerezo, irinde n'umutima wawe guhorana kanyamuneza. Reka tujye ku cya 5, gushimira no guha Imana icyubahiro. Ntabwo wasenga ntushime ibyo Imana yaguhaye, birumvikana. Imana yakurinze ijoro, igihe no kukurinda uwo munsi, ubyutse nta nkuru mbi, ubyutse ntaki, kandi niyo yaba ihari jya ushima, kuko kuba ari ugushaka kw'Imana. Hari kandi ibintu byinshi Imana inaguha cyangwa itaguha bitewe n'uko yo yireba no mu hazaza kandi wowe utahareba. Ukifuza imodoka ukabona Imana ukavuga ngo ntiyagushubije, kandi Imana yaragushubije, ahubwo Imana iri kukurebera icyiza kiruta ikindi. Ushobora kuvuga ngo nshaka imodoka, ariko iyo modoka itari bukumaze iminsi 2, Imana ikayigukoraho, ukajya wiri guhitonganya ngo yakwimye ibintu, ngo yakwimye ibiki, kandi iyo iri kugushakira izindi nzira izakunyuzamo ukagera ku modoka itazatuma igira ite. Amasengesho yose usenga ntukavuga ngo ntiragusubiza. Imana yaragushubije nuko utabizi. Imana yaragushubije, ahubwo wibyo uri kwifuza ntabwo uzi neza niba ari byo by'umugisha kuri wowe. Ahubwo Imana ikintu iri kugukorera, iri kuguharura n'inzira zo kugira ute, zo kuzanyuzamo ibyo bibazo wayibajije n'ibisubizo yaguhaye. Urasenga ngo nurishyura banki, kwa ngo reka mbe ngurishije, ugasanga nese ari igihe ushaka wenda nko kugurisha ahantu ngo wishyure banki, ukabona
ukabona n'abakiriya urababuze cyangwa birinze bigera kuri cyamunara utabonye bakarinda bateza cyamunara. Imana hari n'igihe iba ishaka wenda kunimuka aho hantu, ntimukarire ibintu byose bari ku bushake bw'Imana. Imana ntujya uyisaba ikintu ntukavuga ngo ntiyagushubije. Imana yaragushubije kera cyane, ahubwo wowe yagushubije ibyo wumvaga ko ari byo by'umumaro. Mu gihe muri no gusenga ntimugakore ikosa ryo kuvuga ngo bize kugenda gutya. Nayo ujye uyishyiramo bigenda uko ushaka kandi Imana uze kumitiramo. Nzanajya bakore wenda n'isengesho ushobora gusenga ubwira Imana ibyo ukeneye, gusa nyine ugomba gusigamo n'umwanya wawe ati undobanuriremo iby'umumaro. Reka tujye ku cya gatanu, gushimira no guha Imana icyubahiro. Namaze kukivuga ariko reka twumve iyo Bibiliya urabisanga hehe. Gusenga mu gitondo ni uburyo bwo gushima Imana ku byo yaduhaye, yadukoreye, nyine ibintu byose Imana yaduhaye. Ntabwo ibintu byose Imana yagukoreye ni byinshi, no kuba uri kubaho kandi uzi neza ko hari abantu bari kujya mu irimbi, no kuba ni benshi ariko ukaba ubayeho. Shima Imana muri byose. Ibyo byanditse mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 18. Shima Imana muri byose, mu bintu byose uri kunyuramo, byaba ibyiza byaba ibibi, we shima Imana. Niba mubyibuka neza, ibi ni ibintu 5 cyangwa impamvu 5 zikomeye zo gusenga mu gitondo Bibiliya itubwira. Ugomba kubyumva kandi ukanabikurikiza. Gutangirana umunsi uri kumwe n'Imana, icyo ni icya mbere. Kongera imbaraga zo mu mwuka, icyo ni icya kabiri. Kugena intego y'umunsi. Intego y'umunsi urabizi nyine, ntabwo watangira umunsi udafite intego. Icyo ni icya gatatu. Icya kane ni kugumana amahoro n'icyizere. Imana ituma wumva wongeye ugize amahoro muri wowe, ukagira icyizere. Icya 5 ni gushimira no guha Imana icyubahiro. Icyo ni icya 5. Isomo rero tugomba gukuramo: gusenga mu gitondo si igikorwa cyoroheje, ni uburyo bwo gutangirana umunsi wuzuye imbaraga, amahoro, intege. Tangira none kandi wiyegereze Imana buri gitondo. Uyu munsi nawe bohoka, tangira nyine wumve ko buri munsi ukwiye gusenga, ushime, wiragize, utange intego yawe y'umunsi yiha Imana, biguha amahoro muri wowe. Ndakeka iri jambo ryabafashije. Yari icyo ryagufashije ryandike muri comment, kandi Imana ikomeze ibandindire, ikomeze umane na Amazing TV Rwanda. Icyo mbifuza n'umugisha w'Imana, kandi ndabakunda, nawe n'Imana ikomeze ibakunde, ibahe byinshi, kandi barebere ibyo mukwiye kugira ngo mukomeze kuba mu buzima mwishimye. Uko byaba bimeze kose ujye wisekera, kiba ari ikibazo cy'igihe. Imana igihe bigeze birabisobanura, ntukiyebe ukihumeka umwuka w'abazima. Uburyo bwawe n'impamvu zawe ukiriho buracyahari. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.